nzahora nkuririmba nzahora nkura tanongere mbikubwire kandi harya basoza gute ntabwo ndagukopeza wowe urabikora. Bonjour mes amis, je suis confiance. Jean papa yaravuze ariko umukobwa unkoreshereza abana bo mu wa kaninde aza kundeba. So rero ngewe ubuzima bwanjye n'abana ni gutya. Nzaguha nyine. Papa nama muzee akama Uncle Bima kama Ntabwo nzaguha. Nzaguha. Yego mwana wa yego mwana wa. Yes, twongeye kubasuza mwese mudukurikiye. Iyi ni makuru kibana nk'ibisanzwe. Njyewe nitwa Uncle Bim, Uncle Bim. Abana basanzwe bamenyereye nka Uncle Bim nk'ibisanzwe, ariko amazina asanzwe murayazi. Ntago ndi buyavuga uyu munsi. Hanyuma ndi kumwe n'umutumirwa, akaba ari inshuti yacu, akaba ari inshuti y'umuryango, akaba ni inshuti ya makuru kibana, akaba ni inshuti y'abana nk'uko ari kubyivugira. Araje atubwira amazina ye hanyuma tuganire. Ndashaka ko uyu munsi tuganira nawe akagira ikintu atubwira, nkamubaza ibibazo bitandukanye. Ego ese muratekereza yitwa nde? Ese muratekereza ari sheri wande? Mwatangiye kugira ngo ni sheri wanje. Ntabwo ari sheri wanje, ahubwo ni sheri wa Pichu. Araje atwibwira rero dutangire tuganire. Iki ni kiganiro cyitwa makuru kibana kuri Flash TV nk'ibisanzwe. Witwa nde? Nitwa Confiance. Amakuru yawe? Ndimo ndarya Didos. Mwabibonye ko arimo kurya Didos. Didos ni akaribwa keza, ni snacks nziza cyane ziryoha, abantu bagomba kurya ndetse n'abana bakazirya, buri muntu wese yazirya, ndetse kandi ni snacks ziryoha zigira umwimerere. Siko ndi kuzirya nkagira ubwenge. Uri kwitugira ubwenge? Ndi kugira ubwenge shawo. Aha, mwabibonye rero ko Didos zitera ubwenge. Ziriho na Kiriku. Kiriku ni muto ariko z'ubwenge. Abana babonye Kiriku ni bande? Ndabizi baraharisha. Mwabibonye rero Confiance akunda Didos. Uncle Deniche nawe akunda Didos. Uncle Pichu akunda Didos. Uncle Bim nawe rero reka mbabwire, ntabwo nasigara njye nyine, nanjye ngiye kujya ndya Didos. Kuko twasanze Didos zitera imbaraga, zitera umwana kugira ubwenge ku ishuri, ndetse kugira imbaduko ni iki? Imbaduko nukubyuka kare. Nukwibaduka harya. Kugira imbaduko ni ukugira umubiri ukangutse, ni ukuvuga ngo mu bintu byose ukora ukabura umuntu uri wihuse cyane, uri sharp mu cyongereza, icyo bita sharpness. Ngibyo nje narinzi ko ari ukwibatura mu gitondo. Oya, ntago ari ukwibatura. Hanyuma abantu bose mudukurikira rero kuri makuru kibana, njyewe ndi Uncle Bim nk'ibisanzwe. Hari abana bavuga icyongereza, wabasuza mu cyongereza? Hi everyone, I'm Confiance. I'm a friend of children. Thank you Confi. Nanjye reka mbasuhuze mu cyongereza, turabasuhuza mu ndimi zose, sibyo? Ego. Hey, how are you? I love you so much, my children and parents. I love you. This is Makuru Kibana. This is Uncle Bim also. Thank you. Tujye kubasuhuza none mu gifaransa. Hari ikibazo? No worries. Uratangira? Harya basoza gute? Ntabwo ndagukopeza wowe urabikora. Bonjour mes amis, je suis Confiance. Mwabibonye rero yitwa Confiance, yabashuje no mu gifaransa. Arabana batazi icyongereza cyangwa batazi ikinyarwanda, bigasaba ko tubasuza no mu gifaransa. Nanjye kubasuza mu gifaransa, sibyo? Ngiye kubasuza mu gifaransa. Bonjour les amis, je suis Uncle Bim, je vous aime trop, ça c'est Makuru Kibana, je suis là comme toujours avec Uncle Deniche, avec Anti Confiance, et puis on vous aime trop. Je pense que vous nous suivez avec vos parents aussi, on vous aime trop. Merci. Merci aussi. Hanyuma rero reka tuganire na Confi atugire ibintu atubwira. Nagiye kutubwira kwanza we ni muntu ki, Confi ni muntu ki, ndetse atubwire n'ikintu yazanye abana kuri makuru kibana uyu munsi. Uncle Bim shawo nzaguhonda. Nitwa Confiance Uwimbabazi. Ndi umukobwa, ntago ndabyara kana. Ariko nzakabyara. Mfite n'akana bita Pichu. Pichu n'umwana wawe? Umwana wanjye. Abana mwabibonye ko Confi yabatwaye Pichu? Turanasa. Murasa byataye. Nawe wantwaye igare. Ririya gare ni iryanjye? Ni iryanjye. Oya, ni iryanjye. Iryanjye papa wanjye yanguriye sha nabaye uwa mbere. None yararitwaye. Oya, ririya gare ni iryanjye, ndetse na Uncle Deniche. Ariko Uncle Deniche njya mutizaho?
nanjye nzari gutwara. oya nzagutiza umunsi umwe. Uzanize imiti ndi kwibasha. oya nabyo kunyiba. hanyuma Konfi ugiye kutubwira uwo uriwe, utubwire n'ibyo wazaniye abana uyu munsi. Tujya tukubona ahantu henshi hatandukanye, tukubona kuri televiziyo, abana baragukunda, bakubona ahantu henshi ku ma YouTube channel ubacira imigani. Tubwire noneho uri muntu ki, ubundi bwo wazaniye iki abana muri makuru kibana uyu munsi. Hari n'abana bambwiye ngo usuze, harimo umwana witwa Truman, harimo umwana witwa Luanje, harimo umwana witwa Keria, bakami bose baragusuhuza, ndetse nakude nice nagusuhuza. Naye ndabasuhuza. Confiance mureba hano ni umuntu ukunda abana, nabibabwiye ndi umukobwa. Ikindi ndi umunyamakuru, nkora kuri Flash TV ndetse na radio, tugana amakuru kuri radio. Warubizi? Wari nabyo waruzi sha. Gifite n'umusatsi, banakubonye, banamubonye. Ubambonye? Banamubonye, namurungurutse. Abana rero nibyo ngibyo, ikintu nabazaniye nyine ndi kurya didos. Mubibona ndanakwima. Wamaye kuri didozi? Nago hasha. Aha, abana yanyimye didozi, bivuze ngo natwe nituzana sana juice ntago tuzigeza tumuhaho. Yanyimye nanjye sana juice yazinyweye wenyine namubonye sha. Hanyuma Konfi, watangiye umwuga w'itangazamakuru ryari, wabigiyemo ryari? Ese ibintu noneho byo kuganira n'abana cyangwa se kuba uri kumwe n'abana ubasakuza ubakira imigani ndetse uganira nabo, byo wabitangiye ryari, byakujemo ryari? Natangiye itangazamakuru kera, ndimazemo imyaka nyine ntago ari myinshi ariko sina mike. Hanyuma ku bintu byo gucira abana imigani nakuze nkunda abana, ku buryo mucacu wanjye ahantu hose habaga havutse umwana yajyaga kuhandebera akahamenyera nkazajya guterura umwana. Byatumye rero muri secondaire niga ubwarimu, njya kwigisha, nigisha abana nigishije bazabibona. Umva abana rero ndabakunda, urumva ko nkunda abana, najyaga mbacira imigani, so nuko byaje. Yes, mwabyumvise rero ko yatangiye abikunda, akunda abana cyane ku buryo yageze akajya no kwiga icyo bita education mu gifaransa, ari byo by'ubwarimu cyangwa se uburezi. Bigaragara rero ko akunda abana nk'ubundi nibisanzwe, ntago ari ibintu yakoze gutyo gusa. Hanyuma Konfi, turashaka kumenya noneho wowe mu bisanzwe, noneho nyuma yo kubuganira n'abana, nyuma yo kuganiriza abana mu migani n'ibindi byinshi, mu buzima busanzwe burimo gukora iki? Umuntu agukeneye cyangwa se nk'umuntu ashaka kumenya ngo Confiance ari muntu ukiyamenya, ubu uri gukora iki mu buzima busanzwe iyo utari kumwe n'abana? Bandi gukora iki? Uncle B, nkunda kurya didos. Nkunda kurya, nkunda ikindira. Bandi mu rugo. Ubu uri mu rugo uri no kurya didos? No kunywa sana juice. No kunywa sana juice. Ubundi nkataha nkajya mu kazi kuri Flash, nkavuga amakuru, and then nkunda no gusoma, nkakora n'imigani nyine bacira, nubwo Uncle Bim yambujije kubivuga, nkabicisha kuri YouTube yitwa Confiance inshuti y'abana, bajyeho bayishake bayibone. Aramamaje ndamaze. Hanyuma tubonera no kubwira n'abandi bantu bose bashaka kwamamaza, ariko apana ku buntu, aba kuri YouTube channel yacu amakuru kibana, ndetse no kuri Flash TV mu biganiro byose bitandukanye, ndetse no kuri Radio Flash, hose abakeneye kwamamaza ni karibu cyane mu biganiro bitandukanye, cyane cyane mu kiganiro makuru kibana, ndetse no mu makuru hose wakwamamaza, muhawe ikaze cyane, kandi ibiciro biri hasi. Umuntu uzaza bwa mbere muri makuru kibana, ngewe nzamuha promotion. Umunsi wa mbere zamwamariza ku buntu. Mwabyumvise? Yimbwire numve. Ngewe nzaba promotion. Ushaka kwamamaza wowe? Ndashaka kwamamaza. Ufite iki wamamaza? Ushaka kwamamaza iki? Ibintu byinshi. Nk'ibiki? Imodoka. Mwumvise ko Confiance ashaka kwamamaza imodoka, n'abandi mwese no mushaka kwamamaza, ni karibu muri makuru kibana, ndetse no kuri Flash TV na Flash Radio. Hanyuma Konfi, hari agace tugira mu kiganiro makuru kibana twita inshuti y'abana. Inshuti y'abana ni agace tuganira n'abantu bakuru, bamwe na bamwe bazwi, bakagira inama abana batoya, abana b'abajene, kugira ngo bagire ibyo biga, bagire ibyo bamenyaho, ndetse babafatiraho n'urugero muri rusange. None ugiye kutubwira wowe ukiri umwana, wari ufite izihe nzozi, washakaga kuzaba iki, ese wakundaga gukina iyihe mikino? Tunyuriyemo muri detail ibyo byose. Shaka bika nkubwire, njye ndi umwana nakuze, mvuge nibyo nakundaga. Yego byose. Nakundaga kunywa amata. Nkunda kunywa amata cyane. Si babone kana gutya ngo babone byarizanye. Niyo mpamvu babyibuye. Abana mujye mukunda kunywa amata, ni byiza, birafasha. Hari abana ababyeyi babo bayaha bakayanga, kandi
so nakuze rero nzi ngo nzaba umuganga. Nakundaga ubuganga, Yesu we, narabukundaga Uncle B. Noneho ndakura nababwiye nize ubwarimu. Rero ariko ubwarimu nabugiyemo pe kubera gukunda abana, c'est vrai, nabugiyemo kubera gukunda abana. Numvaga nyine kuko no mu rugo wasangaga nateranyije abana nk'icumi, kera nyine tukiri abana, nkateranya abana nk'icumi nkaba ndi kubigisha nkigisha. Uziko ari abana bamenye ubwenge muri buriya buntu nakoraga, kandi nari umwana pe, urumva. Ugasanga n'ubu ngubu n'igipangu cyose mbamo abana bose ninjye ubakoresha homework, kandi wenda nabazi n'ababyeyi babo batanze. Nk'ubu hari ababyeyi babyuka bagenda mu kazi, nanjye nkabyuka njya mu kazi, ariko kubera njye nta kare bagasanga abana babona bakoresha homework. Jean papa wawe yaravuze ariko umukobwa unkoreshereza abana homework ninde, aza kundeba. So rero njyewe ubuzima bwanjye n'abana ni gutya. Tubwira imikino nk'itatu wakundaga gukina ukiri umwana. Sha Uncle B, rero ntabwo nzi kwirukanka. Ntabwo nzi kwirukanka. Twakinaga umukino, ariko nakinaga saye, nakinaga ikibariko, agapira. Buri gihe najya mu gapira bagahita bakankubita nyine, ngiye kagahita kamfata. Buri gihe bangiraga igitambyi kubera ko utari uzi kwirukanka. Ntabwo nzi kwirukanka cyangwa gutanga nyine byo gucenga. So ariko hari abana babaga muri karitsiye, nakuriye muri karitsiye zibamo abahungu cyane, nkajya nkunda gukinana nabo football. Ubwo se ikindi ubwo ni igikira. Ikindi nakundana no gukina amabigibigi. Amabigibigi narabikundaga. Mabigibigi mabega twagiye. Mabigibigi Uncle B zatuma ndirimba kandi ntabwo nzi kuririmba. Nibyo ngibyo Uncle B. Akivuga ngo nzatuma aririmba kandi atazi kuririmba, agiye kuturirimbira akaririmbo kamwe keza. Yaririmba akaririmbo gasanzwe k'abahanzi bazwi, yaririmba akaririmbo k'abana. Uraririmba tubiri. Ugiye kubanza uririmba indirimbo nziza isanzwe, wongera uririmba kandi karirimbo keza cyane k'abana, kugira ngo abana babone koko nawe ukunda abana, kandi ko ibintu byose abana bakora nawe wabikoze. Hanyuma tuganira ibindi bintu bikeya, dusoza ikiganiro cyacu. Uncle B ibintu ankoreye nanjye nimufata ari we ndi kubaza muzabibona. Sumba aririmbiriye ndirimbo ra kandi irimbe nkunda Kamariza, ariko nibaza kumva ndirimba nabihangane. Nimuve mu nzira yemwe, nimumbise gatoya mu rubuga ntere, mu rubuga ntere ijwi mukire, babwira uko namukunze mwiza. Nzahora nkuririmba, nzahora nkura, tanongere mbikubwire kandi ngagera hino shengeye, nkongorere gatoya. We rekera. Wow, mwabyumvise ko Uncle B nawe yaratangiye kuririmba, ariko njye ntabyo nzi. Confiance yaririmbye neza cyane. Indirimbo bayita indirimbo bayita arya irandirimbo bayita Kamariza. Kamariza bayita gute? Ndaza kubikubwira. Yanze kubitubwira, reka arabitubwira mu kanya. Nizere ko rero mwakunze ukuntu aririmbye, agiye no kurimba kandi karimbo gato k'abana, hanyuma tuganire ibindi bintu bikeya, hanyuma babwire ngo bye. Aka numa karitse ku nkombe z'ikiyaga, gatera amagi atanu mu cyari, aciye igihe karaturaga, hava mu twana kakazinduka, kajya kudushakira ibyo kurya. Umunsi umwe ingona zishaka kukarurira utwana twakanuma, tuzibonye turigurukira, tugenda tuvuga tuti bye bye ingona gugu gugu, tuti bye bye ingona gugu gugu, tuti bye bye ingona, bye bye ingona, bye bye ingona gugu gugu. Yeah.
Yes, Confiance arakoze cyane kuturirimbira, aturirimbira akarimbo keza ngo bye bye ngona. Abana baragakunda cyane, niyo turi mu kiganiro kuri Flash TV barakansaba cyane ngo bye bye ngona, cyangwa se ngo abana bakunda gukina n'utunyoni. Ni indirimbo ebyiri abana bakunda cyane 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 cyane. Hanyuma none ugiye kutubwira indirimbo wakuze ukunda kurusha izindi zose. nakuze nkunda shangere nkunda gakondo. Iyo wakuze ukunda ukiri umwana, ndashaka ko dusangiza ubuzima bwawe ukiri umwana byari bimeze gute? Ubuzima bwanjye nkiri umwana Indirimbo wakundaga. Yes we Uncle B iri kungora kubera ko seburani Nubwo wakundaga kipepeo 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 ule ugwe ubye abenenenenenene bakundaga gushyiramo siko nahamagaraga kuri radio sha narahamagaraga ari indirimbo bavuga ngo mbe sogoku twadushaza wahoze ubiba twareze nyine bese uzama nzaguha nyine papa nama muze akama Uncle B makama nago nzaguha yego mwana wa yego mwana niyo ngiye nakundaga. Urakoze cyane Confiance mu bishindirimbo yakundaga ngo mbese muze twadushaza wabibye munsi y'urugo nitwe ruzampa. Nanjye namubwiye ngo ngiye Uncle B ntago nzamuha, ngiye ntago njya ntago njya. Ubundi wowe wambera muze hariya wowe ntago wambera muze. Hanyuma Confi ugiye utubwira ukiri umwana wakundaga kurya ibihe biryo? Umuceri. Confi yakundaga kurya umuceri ukiri umwana. Wakundaga kunywa amata wabitubwiye, ugakunda no kurya umuceri. Ni iki ku ishuri mu bintu byose wigaga ukiri muri primaire ni irihe somo ryakunaniraga? Byananiraga. We seti yarananiraga. Nukuri kw'Imana seti yarananiraga. Seti ubwo ni iki? Science. Mwumvise ko Confiance yaramunaniraga? Kumenya inyamaswa, ibikururanda n'ibiki byose byaramunaniraga. Bakundaga kutubaza ngo hati, ngo dusobanura hati, ngo sobanura ikibabi, ngo sobanura watifu, byose bikananira. Urakoze cyane. Tugenda no mu bibazo byo gutyaza ubwenge. Ni ibibazo bitatu byonyine ndakubaza, hanyuma ukansubiza. Wamara kusubiza tugasezera abana bose n'ababyeyi badukurikiye mu kiganiro makuru kibana uyu munsi, ndetse tunababwira ko ikiganiro n'ubundi na akagaru.